Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko uri kure ntibyagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uramutse ukosoye ikizamini nk'iki ibibazo nk'ibi bikakunanira. Rero uhita uyiduhamagaraho tukagusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa bino bizamini byakozwe. Turagusobanurira, serivisi aba ari ubuntu. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite. Gifite ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urarebamo kurabonamo igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Iravuga ngo isangano rifite ishusho ya T, akaba ari imihanda ugera ahantu hameze nk'umuhanda ukoze nka T. Mbega ngo inzira idakomeza cyangwa akaba ari inzira idakomeza. Seka ngo aho batelefonera, murabizi ntabwo wenda bikunze kubaho mwa kino gihe kubera iterambere ryaje, ariko hari ahantu habaga harabugenewe abantu batelefoneraga, ariko n'ubu ngubu baracyabaho, nuko bidakunze kubaho. Buri wese aba afite telefone ye. Mbega ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Nicyo biba bishatse kuvuga hano kuri D yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Rero ubyitegereza neza, ugihitemo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Rero ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa bagishyiraho kugira ngo niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ugeze ahantu ukabona agahanda gashamikiye ku muhanda urimo uba utagakomeza, uri gukeka ko wenda ari inzira y'ubusamo, bakakubwira ko iyo nzira idakomeza, bakabikubwira mbere. Murabizi ibi byapa n'ibindi bimenyetso byose biri mu muhanda aba ari ibyo kugira bifasha umuyobozi cyangwa n'abandi bose bari gukoresha umuhanda biborohereze. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, inzira idakomeza. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko genda bategura amasomo, namaze kubategura isomo ryo ku byapa. Subira kuri YouTube channel yacu urebe iyo somo ryo ku byapa, uramara kureba iyo video nta cyapa cyakunanira. Umuntu warebye iyo video kino kibazo ntago cyamunanira. Ndakeka ko rero ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Kugira ngo ujye tubona andi masomo banabateguriye ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara akurikira. Ayahe mabara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Murabona ko ibyapa bakunda kubibaza, bari igihe babibajije mu buryo bw'amagambo nka kino kibazo cya kabiri, cyangwa bikubaza mu buryo bw'amashusho nko kwa kiriya kibazo cya mbere. Niyo mpamvu niba utari wareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kumanza wayireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. A iravuga ngo umweru n'umukara, B ngo umweru n'umutuku, C ngo umweru n'umuhondo, D ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Nakeka ko nari namaze kubabwira iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo biba bishatse kuvuga ko A atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Wowe hano urabona igisubizo cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri hano. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kiba gifite amabara umweru ndetse n'ubururu. Ese hano ubonyemo ngo umweru n'ubururu? Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri
kijemo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo de rero, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ufite akazi, ntabwo byagukundira ko uza ngo twigane mu ishuri cyangwa uri kure, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 tukakwigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu, ukiga igihe gitoya, icyumweru kimwe n'igice cyangwa icyumweru kimwe bitewe n'umwanya uba waduhaye. Ufite umwanya uhagije, bikaba ari ibyo tuzajya twirwa turi gukora. Igihe ubonetse mpita nkohereza isomo, cyangwa nanjye igihe mbonetse nkaguhereza isomo, twiga igihe gitoya ubundi ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike, munaduhamagare kuri izo nimero, asigaye tubibafashe. Mukeneye kwiga computer cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali, nawe uhita ukoresha izo nimero, tukaba twanagusanga n'ahantu ukorera cyangwa ukadusanga aho dukorera, asigaye tukakwigisha ku buryo uzajya mu kizame computer nikubere imbogamizi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikirana. Rino somo namaze kuribashyiriraho cya bino byapa by'inyongera. Niba utari wabibona, subira kuri YouTube channel yacu birebe kugira ngo nugira kwa bino bibazo bimeze gutya byere kujya bikugora. Iravuga ngo ubururu, umweru, umukara. Mbega ngo umukara, umweru, umuhondo. Seka ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, naho D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari yo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ubururu, umweru ndetse n'umukara. Murabizi biriya byapa by'inyongera bifite amabara yose, amabara ari ku cyapa uvuga amabara yose uri kubonaho. Rero kiba gifite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ndashaka gukata iburyo, ese biremewe? Tegereze neza bino byapa biri hano ageze, urebe ibimenyetso bihari. Ese ashaka gukata iburyo biremewe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo iso cy'ukuri cyandika ku papuro. Bibutsa ko na video y'amashusho yose abazwa bababaza namaze kuyabateguriramo video, iri kuri YouTube channel yacu. Niba utari wayibona wasubiraho ukayireba, wabona utari kuyibona ukanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 kayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Iravuga ngo yego ashobora gukata iburyo, mbega ngo yego ariko nyuma yo guhagarara. Seka ngo ntabwo byemewe, naho D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cyanyaho cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ntabwo byemewe. Kubera iki bitemewe? Urabona hano hantu ageze hari kiriya cyapa kibuza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, birimo akantu gakatiye iburyo ariko gacishijemo umurongo w'umutuku. Kuba gacishijemo umurongo w'umutuku ntabwo biba byemewe rero kuba wakata iburyo, kubera hacishijemo umurongo w'umutuku. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo, tegereze neza, kirabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Iravuga ngo feri y'urugendo, B ngo feri yo gutabara, C ngo feri yo guhagarara umwanya munini, naho D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari yo. Ese ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo? Ndakubwira ko ikinyabiziga kiba gifite feri zitandukanye. Hari feri yo gutabara, feri y'urugendo, feri yo guhagarara umwanya munini. Ese noneho ni iyihe ishobora gutuma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi bwa nyabwo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero. Hano ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Ikibazo gikurikiyeho, mbibutsa ko hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, ucyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma nkagikurikizaho, ahasigaye wazagerwaho
ntihagire ikintu kiba cyarakugoye cyangwa byose ukaba warabibonye muhora urabizi bino bibazo biragaruka iyo bagiye kubaza ntabwo bahimba ibibazo rero kugira ukore rimwe uhita utsinda biba bigusaba ko n'imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru handitsemo 30. Rero hano hari ibisubizo bine baduhaye, urarebamo icyanya cyo cyandika wa papuro mbibutsa ko biriya bintu ndi gukunda gupostinga, biriya bibazo ndi gukunda gupostinga mujye murabireba, biri kuba ari ibibazo biri gukunda kubazwa. Iravuga ngo ahatangizwa serivisi ni muri metero 30, bakaba baraguha serivisi ariko ari metero 30 uvuye kwa kino cyapa. Mbega umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha, sega umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha, naho deka ngo aho ibinyabiziga bihagarara imbere mu birometero 30. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kugira umenye ubundi ubusobanuro bw'icyapa uramanza ukamenya ese kino cyapa kirategeka, kirabuza, kiraranga, kiraburira cyangwa ukamanza ukakimenya. Rero iyo wamaze kumenya itsinda ryacyo, kuba wamenya ubusobanuro bwacyo biba byoroshye. Kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko maze guhitamo icyanya cyo mwa bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni se umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Uzabona ikindi cyapa kiburira cyangwa kibuza, uzabona ikindi cyapa kibuza cyanditsemo 30. Ho baba bari kukubwira kutagomba kurenza umuvuduko wa kilometero zanditse mu icyo cyapa. Ariko kwa bino byapa bitegeka, ubundi kino cyapa kiri mu byapa bitegeka, iyo handitsemo 30 umuvuduko muto ugenderaho aba ari kilometero 30. Ugendera hejuru ya kilometero 30 iyo ubonye kino cyapa. Bari kugutegeka ko umutoya uragenderaho, umutoya araba ari kilometero 30. Naho iyo ari icyapa kibuza kiba kiri kuvuga ko utagomba kurenza umuvuduko wa kilometero 30. Rero manzi urebe iyo video kugira ngo ujye uramenya si ibyapa bibuza biba bimeze bite, ibyapa bitegeka biba bimeze bite. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, beka ngo metero 2 na santimetero 50, seka ngo metero 3, naho deka ngo metero 2. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Bibutsa ko bashobora kukubaza kino kibazo bagahindura ingero, bakaba bati santimetero 210, b bakavuga ngo santimetero 250, c bakavuga ngo santimetero 300, d bakavuga ngo santimetero 200. Bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero. Niyo mpamvu ndi kubategurira amasomo ku bipimo kugira uzahita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho yaba ari biriya bibazo bari gukunda kubaza ndi kuba ndi gupostinga uhita ubibonera ku gihe. Kugira isomo rishya dushyizeho murabizi ngenda bategura amasomo yo kugira agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe kugira nayo uzahita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe. Hano rero igisomo cy'ukuri nta kindi ni metero 2 na santimetero 10. Ndakeka ko waramaze guhitamo ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nta tara rimwe cyangwa akagarura muri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Iravuga ngo santimetero 30, beka ngo santimetero 40, seka ngo santimetero 50, naho deka ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cyanyacyo ucyandike ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Birashoboka ko waba uri kure ariko ukeneye kwiga, naho upfa kuba ufite smartphone niyo yaba ari ya telefoni z'ibihumbi 20, apfa kuba irimo WhatsApp cyangwa n'izindi mbuga nshobora gukoresha ndi kukwigisha. Uranyandikira cyangwa ukampamagara nkajya nk'uha amasomo ya buri munsi uko agenda akurikirana. Ujya kumara icyumweru kimwe n'igice bitewe n'umwanya uba wabonetse, umaze kumenya byinshi ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda.
rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko hano rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mwaya zino ntera baduhaye, ukaba uri kureba iriya nimero iranga ikinyabiziga, cyangwa se kiriya cyapa bacyita plaque mu zindi ndimi z'amahanga. Iravuga ngo metero 150, mbega ngo metero 50, seka ngo metero 20, naho deka ngo metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cya nyacyo, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese wamaze guhitamo iso cy'ukuri? Ese wamaze kucyandika ku gapapuro? Hano iso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 20. Iriya plaque uba ugomba kuyisomera nibura muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wareba neza ziriya nimero za kiriya kinyabiziga, iriya plaque yacyo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira. Mu ruhande rugenderwamo icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Murabizi ko akundi imirimo iri gukorwa mu muhanda, bashobora kuba bari kusanura, inkangu ishobora kuba yacitse, bari gutiyura biriya bitaka biba byaguye mu muhanda, cyangwa hakaba habaye impanuka ikimodoka kinini kikarwa mu muhanda. None birangwa n'iki? Iravuga ngo ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Hari ikintu kiharanga, gishobora kuba icyapa cyangwa ikimenyetso. Ese kiba giteye gute? Kiba gifite ayahe mabara? Aba ari ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, aho ni kuri A. Beka ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Seka ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Naho D ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo baduhaye bine. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, kuko kino cyapa kiharanga bari icyapa gitegeka, kandi icyapa gitegekwa kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ni ngombwa kwiga biriya byapa kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ugaragaza iki? Iravuga ngo inkombe mpimbano z'umuhanda, beka ngo ahahagararwa umwanya muto n'umunini, seka ngo ahanyurwa n'abayobozi b'amagare, naho deka na iso cy'ukuri kirimo. B iravuga ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini. Ese umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa mu muhanda kugira ngo ugaragaze iki mwa bino bintu baduhaye bikurikira? Itegereze neza kuri A, urebe kuri B, urebe kuri C, urebe no kuri D, uhitemo iso cya nyacyo uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Ndakeka ko ubonye igiso cy'ukuri, ndakeka ko niba utarugikoze n'ikigaruka kitazakunanira. Murabizi ibibazo biragaruka, uba wakusura kino kizame kimwe wazagerwaho mu kizame cyawe kubona ibibazo 5 byo mwa kino kizame kimwe wakoze byagarutse, kandi bigaruka bimeze gutya. Cyese wenda nk'igihe bashobora guhindura ingero, ariko abantu twigana iyo tubigezeho tubahawe amakuru
byaba ngombwa tukabateguriraho n'amasomo kugira ngo nimugerwaho ntibizabagore. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Iravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Beka ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Seka ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ikaba ariyo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ikaba ariyo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C nayo ikaba ari igisubizo cy'ukuri ibinyabiziga ndakumirwa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa, harimo nka za ambulance ndetse n'ibindi. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ibinyabiziga ndakumirwa, ndakeka ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Murabizi niba ari ibinyabiziga bihinga cyangwa n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa bitewe n'ukuntu igihe kimeze. Gishobora kuba ari igihe cy'imvura cyangwa ari igihe cy'ibihu, ubwo ni igihe cy'imvura, cyangwa akaba ari igihe cy'umucucu ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga atareba muri metero 200. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Bigaragazwa rero inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero urahitamo icyanya cyo cyandika ku papuro. Iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ndakeka ko abantu mwagiye mu binyabiziga mukagendera kwa iriya ntebe y'imbere ku muyobozi w'ikinyabiziga, muba muri kureba biriya bintu biba bimeze nk'ibiri kwibara, mukabona agashinge karazamutse cyangwa iki. Biriya rero haba hariho n'umuvuduko ari kujya areberaho, umuvuduko ari kujya agenderaho musa. Bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugendaho musa uraba ugiye wenda ibirometero 40 musa. Beka ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Naho deka ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, ndetse na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano abona igisubizo cyanyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze kubibona, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kitegereza neza. Ese gifite ubuhe buso bw'amabara sute? Ubuso busute. Ese ni umukara, ese ni ubururu, ese ni icyatsi? Wowe uri gukosora byisubize. Gifite ubuso bw'ubururu. Gifite ibirango bisute. Ese ni umweru, ese ni umukara, ese ni ubururu? Gifite ibirango by'umweru ariko bicishemo umurongo w'umutuku. Kino cyapa rero gisobanura icyano. Ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyanyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Iravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Beka ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, akaba ari iherezo ry'inzira y'abanyamaguru cyangwa iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Naho deka ngo nta nzira ihari, kikaba kikubwira ko nta nzira ihari. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cyanyacyo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ndakeka ko rero bamaze kugihitamo, ndakeka ko baramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha, ahategamye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka. Murabizi velomoteri bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana nibura muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wabyumva, ariko hari n'ibindi binyabiziga ujya wumva kikavuza ihoni kirinda kure ugahita wumva ko kivugije ihoni. Rero ibinyabiziga bitewe n'ukuntu bigiye bikoze
biba bifite n'ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera runaka. Aha ngaha rero ntabwo ibyo ari byo ari kutubaza, batubwiye ku binyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ahategamye. Aravuga ngo metero 100, bega ngo metero 200, sega ngo metero 50, naho dega ngo metero 150. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se metero 50. Ikumvikanira ihoni ryacyo cyavuze ihoni, waba uri muri metero 50 ugahita ucyumva. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ikibazo cya 16 kigabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwayo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Urabizi habaye impanuka nkuko nabihoze mbivuga, cyangwa hari inkwavu zakize zifunga umuhanda, biba ngombwa ko bawuyobye. Rero bigomba kugaragazwa kugira ngo abantu bari gukoresha umuhanda biborohera kuba bamenya ahantu bashobora gukikirira inkomyi. Ese bigaragazwa kuva aho uhera n'uburebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asate mwaya no mabara baduhaye. Batubwiye ngo ubururu, beka ngo umweru, seka ngo umutuku, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cyanyacyo rero. Hano ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ubururu. Murabizi impamvu bavuze ngo ubururu, kiriya cyapa gitegeka n'ubundi nicyo bakoresha iyo bari kukwereka ko umuhanda hari ahantu bawuyobereje. Rero niyo mpamvu hano bavuze ngo ubuso ni ubururu, nuko n'ubundi kiriya cyapa bakoresha bari icyapa gitegeka, kiba kiri gutegeka ahantu ugomba guca. Ikibazo cya 17 kibaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? Aravuga ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, beka ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, seka ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, naho deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo ikaba atari yo, b ikaba atari yo, na c ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo. Hano ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nta tara rimwe cyangwa akagarura-rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitari munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese kino kibazo wumvisha ukuntu kibazo kirabaza ngo nta tara rimwe cyangwa utugarura-rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo amatara kamenabihu, beka ngo amatara yo kubisikana yo gusubira inyuma, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo amatara kamenabihu ndetse n'amatara yo gusubira inyuma, naho D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari yo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabihu ndetse n'amatara yo gusubira inyuma. Mbibutsa ko ndi kubategura video yo ku bintu bijyanye n'amatara no ku bintu bijyanye n'ibipimo, ariko uri hafi gukora ukabona igihe kiri kukujyana, hari amasomo ukeneye utari wabona, uba wanyandikira cyangwa uhamamagara kuri 0789 935 16 nkaba naguhaho isomo. Rero ariko ndi kuyagutegurira kugira rero uzahita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe hasi kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe.
ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kugihitamo. Hano iso cya nyacyo cyari C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigira uretse kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 km/h mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa gute? A iravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Naho D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Wowe urabona hano igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Hari ikindi kibazo neza kimeze gutya, ariko hano bavuze ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, ho bakoresha ngo gatambaro cyangwa bagakoresha ngo icyapa cya mpande eshatu. Rero mujye mumanza musome ikibazo neza, ariko igisubizo cy'ukuri kwa kino kibazo ubundi cyakagombye kuba icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Mujye mureba biriya bintu mba napostinze, ushobora kuzagipostinga mukareba ukuntu kiba kimeze. Ejo nzagipostinga. Rero icyo ukora ni kimwe, ukanda subscribe kugira ni ikintu cyose nkizeho bajye barahita baguha notification ko hari ikintu kizeho. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi cyabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yemwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku kinyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A iravuga ngo toni 12, B ngo toni 16, C ngo toni 10, D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari yo. Ese uretse mu mijyi ku yindi mihanda yemwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku kinyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, toni 12. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 23 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, mu gihe kitarenze iminota 3. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntabyakunda kuza ngo twigane mu shuri, naho ukoresha nimero ahasigaye tukakwigisha mu gihe gitoya, ukagenda ugakora. Ibiciro byo biba biri hasi kuko ino channel twayishyizeho kugira ngo ifashe abari kure ndetse n'abandi badukurikira biborohere kuba batsinda bitabagoye. Ikindi, uramutse ukosoye kino kizame dukosoye ukaba ugizemo ikibazo, uzahita unyandikira cyangwa umpamagare kuri 078 935 16 23 musobanure serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko rero kino kizame dukosoye ari ikintu cyagufashije. Niba uri gukora ugira akunda kureba rero ibintu ndi ko na postinze, akenshi biri ko ari ikibazo kiri gukunda kuza. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane kandi Imana ibahe umugisha, amahirwe masa ku bantu bari gukora. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.